Ya ni karibu rero kuri YouTube channel yanjye nk'umukire w'umumiliyoneri ngo haye ikaze. Thank you. Now introduce yourself. Hi Cedric. What's up, baby girl? Umeze ute shu? Meze fresh, wana meze. Umukire w'umumiliyoneri. Wana meze. Uri na vibe. I'm forme. Wite sese wabaye umunyamakuru. Umva kandi ari gahunda. Uziko nta hantu utazashakira amafaranga. Ubu ushaka kudufata. Wa mugabo baretse gusakuza. Bite se umeze mute? Meze neza sha. Ya ni karibu rero kuri YouTube channel yanjye nk'umukire w'umumiliyoneri ngo haye ikaze. Thank you. Now introduce yourself. My name is Cedric. And yeah, I'm your friend. I'm your big brother. I'm your supporter. By the way, nkunda ibintu ukora, nkunda tala ufite, nkunda the way you act. Ibintu byose kwisi bivuga. You know ko mbikunda. Yeah. So ngo haye ikaze rero Cedric. Abantu benshi bakuze nk'umukire w'umumiliyoneri. Abantu benshi bakunda kwibaza ngo se amafaranga bagukekaho niyo ufite cyane. Azaza kandi iryo zina mujye muri sengera rizampame. Nicyo gitutsi cyonyine nemera. Hallelujah. Ujye utuko mugenzi wawe ngo gakire. Ni ukuri kw'Imana. Hanyuma rero umukire w'umumiliyoneri buriya abantu bakoze title y'iriya movie bafite impamvu ari ngiye babiteretseho. Hallelujah. Hari n'umuntu wambwiye ngo gukira birambera. Ntago nkennye ariko nubwo bukire nabwo nibuza bizanambera ariko wambara neza. Yego baranze ariko wambara neza pe sinzi impamvu ubundi kuki batabibona abakobwa baragukunda. Aka ni agasazi akazi wakarangije akazi nakarangije. Noneho Cedric so twagiye gato basi nshaka ko tuganira gato. Hari abantu bagukunda umukire w'umumiliyoneri ariko batajya bakumva batakuzi mu buzima busanzwe. Niki wababwira? Babwire nyine Cedric wa nyawe uri mu ntoki. Abantu bambona kuri social media cyangwa muri bino byacu kazi dukora kandi yego Cedric ni umuntu usanzwe uca bugufi ukunda ko kandi akanatetera. Sibyo? Ubwo rero iyerekwa muri tambutse uracyari singo nicyo ushatse kuvuga. Uragira ngo nitakane ari so oya Vitalis ari so wanjye mwitakane kweli. Yego so Cedric rero ni umuntu uri simple wumva kandi ugamije gutera imbere akanateza abo bari kumwe imbere n'igihugu muri rusange. Cedric umaze igihe kingana iki muri sinema? Ntabwo ari igihe kinini. Nzabibabwira umwaka ni wuzura. Beautiful. Hanyuma Cedric ubyakira gute ihuye n'abantu ukabona barakwishimiye cyane ukabona bari kukwita Cedric ubyakira gute? Uzi ukuntu birenze se? Kera mbere najyaga numva nk'abantu b'aba celebrities abantu bafite amazina abantu bakundwa. Yego najya mbona nyine cyane cyane nk'abastari ba football ugasanga abafana baraza biruka babasanga undi akabahunga. Ngiye mbajyamo iyo mwe n'umuntu uvuga ati Cedric ndagukunda mba numva ari ibintu byiza cyane. Wow. Kandi urwo rukundo baba bampa nanjye ndarubasubiza kuko ni rwo rumotivating bigatuma nkomeza gukora cyane. Kandi thank you so much. Ejo bundi nabonye wapostinze umuhungu wagusanze ahantu mu kazi uhita unababwira akazi kawe. Yagusanze ahantu mbona araguhobeye ararira arapfukama and I was like wow. Biriya bintu birarenze nyine umva ikintu njya gupostinga ngashyira kuri social media yanjye nuko kiba cyandenze. Umuntu yaraje ambwira ati ndakubonye ntago nkurekura mana yanjye nishake nipfire. Ibintu nk'ibyo ngibyo bya bindi bijya biza muri commentaire. Rura rukundo ruri pure byatari kahandi wumva nyine umuntu aguha urukundo ukarwumva. Rero ni iby'agaciro kandi nanjye ndabakunda. Yansanze ku kazi njye n'abagenzi banjye dufite ahantu hitwa The Rush mu Gisimenti. Nyaboneka mujye muza turisange abantu bagukunda none bashaka kukubona. Mba ndiyo mujye muza mudufashe like mushyigikire n'ibindi bikorwa dukora nk'uko mushyigikira sinema zacu. Yego n'ibindi bikorwa mu bishyigikira. Nukuri kw'Imana ndagushimiye hitwa The Rush. None se reka tuvuge nk'urugero wowe Cedric wakize kuzuba iri zuba ugomba iryakire kuko ngiyewe gahunda si wambaye amarodi. Ngambwira Cedric ufite TikTok yawe ukunda kuvuganira abagore. That's why nyine nanagushize hano kuri channel yanjye. Mana biriya bintu byankoze ku mutima. Cedric iriya motivation yikura hehe? Niko biyagakwiye kugenda. Agakwiye
kuko abagore ni abantu bafite ububasha n'ingufu ariko ntabwo bafite ububasha bwo guhaguruka ngo babivuge cyangwa ngo bagire so rero hari iyo urebye ukareba ubushobozi umugore afite wanareba uburyo akandamizwa cyangwa se haba hari ama teoreme amusubiza hasi n'amaprincipe amusubiza hasi uravuga uti umugore ko afite agaciro gakomeye ko ari umunyembaraga kuko abantu batabirecognize so umuntu agahitamo rero uretse ko ari na byiza ari n'iby'agaciro kuvugira umuntu utabasha kwivugira se ntako bisa kandi ndabakunda cyane aho mva mukagera je vous aime beaucoup I love you so much ubizi ukuntu biriya bintu byanguze ku mutima se kubona uvugira abagore arabimbwira se nguze ngo ubyibuze ugure n'icupa ngaho nyumvira kandi mbikubwiye nonaha ubwo message kuri TikTok witwa kuri kuryana kubera iki wise riraze no kuri kuryana kuri kuryana se nuko abantu benshi iyo ufite amadefo ntago ubasha kumenya ko uyafite rero iyo umuntu adatoboye ngo akubwire ya madefo yawe ntago ubasha guhinduka kimwe nuko umuntu aramutse afite nk'ikibyimba iyo utakimennye ngo ugikande bivemo bishimo ntago gikira so rero kuri kuryana ni nk'iki guhwitura like amadefo tuba twifitemo tugatinya kumva ukuri kutubabaza niyo ntago yazakira rero ukuri kuryana ni inkoni ikubita ku bantu bafite amadefo cyangwa imyitwarire mibi bakabasha kumva ibintu mu buryo bwiza ngaho nkukuye kuri ino zuba rero reka ngushimire Cedric nkubwira ngo uri inshuti nziza abantu bose bakureba bari burebe kino kiganiro bamenye ko uri umuntu mwiza uri inshuti nziza umuntu wese yagakwifuje kugira ni ukuri kw'Imana Imana kandi iguha umugisha uranakoze kuba umpaye interview ariko ibyo ntabwo bihagije tugende ryo kungura fata yanjye tugende guys mumurebe uyu mwana wo muri shike se mbese tugende utaza kuvuga ko ugiye kutugurira kandi birimo kandi bigomba kujya muri vlog nukubanza Dani zamuka yo so guys nkuko mubibona rero aho ngaho twari tugiye murabona uwo mwana uri hasi nako uwo musore uri hasi niwe twitaho tukaba tumeze neza tugakora dufite vibe mbese ku bintu bijyanye n'ikiryo niwe wa mbere azi guteka biteye ubwoba yitwa Budara aho yarebye ku isaha rero ahita ko amasaha yo gufutura ageze niwe muntu w'umusiramu nyine ruturimo aho yari kutumenyesha yuko amasaha yo gufutura ageze ngo tunyaruke Alisa rero nawe yari ari kumbwira ngo umva ibintu ugiye kutugura biradukora nanjye rero nahise nzamo hi guys mumeze mute nizere ko mumeze neza it's your girl Gihozo so yo so guys rero mbanje kubaha ikaze abakunzi banjye mwese aho muherereye mbahaye ikaze so karibu kuri YouTube channel yanjye turagiye ngo bagiye kutugurira tugiye kugurirana so dore vlog ngiye turishira mu dore ikirere ukuntu gisa hano harasa neza uyu muhungu mwese muramuzi yambaye ibipapa byiza funga musa yambaye ibipapa byiza so twamuriyo hello yo mufunge let's go guys let's get in shaura washije rata hari ibintu by'imiziki okay harimo ibihu aha ko tugize ibi hari ibintu by'ibihu bimeze ko twabaye match ya rero kutagiye kwireba umufana wa Reyo wa mbere so guys umuntu kumva n'igihozo ufite uwo muntu so bibutsa gukina n'igihozo ufite uwo muntu byose akuze umuntu muri guteka allo none se ko muri kurenga aho ngani cyangwa ari kugira dutoki kwa kundi ariko mana urugendo abahungu bari kugenda bajya inama bari kugenda batugambanira ngo udukobwa tubiri ngo mu bahungu 100 ngo tuba tumeze gute bibaze ngo tugiye kugakora Cedric
abana barazerera ndebera nk'ubu ngubu baba bataye akazi urashaka kunyifotorezaho baba bataye akazi urashaka kunyifotorezaho abateye big up abwira abantu bose ngo Cedric gwa mutipe ngo byobora ngo turazira ngo twarakundanye sinakundanye ari benshi kandi waraje kunereka ukahita usanga guys rero nk'uko mubibona twarakomeje turagenda tugiye gushaka ikintu cyo kunywa nako twari tugiye kugurirana nk'uko mubibona so guys reka mbabwire ngo ndabakunda cyane abantu mukomeje kunyereka urukundo n'ukuri turabakunda abantu mukunda umukire w'umiliyoneri natwe turabakunda reka mbabwire ngo bye Imana ibarinde mukomeze mukore share mukore subscribe umva comment zanyu ndazikeneye ikindi nababwira nuko mbakunda cyane Imana ikomeze ibandindire bye